nkajya mbona bazakata nkakwama ngaherayo ndavuga ati hano ntibyavamo. Ndebye urubyiruko nyoberwa niba ndi umusaza niba ndi umusore nyoberwa icyo ndicyo mpita nigira muya nibature kuko muya nibature ntawe usekundi waza umwenda uwuhindurije ntawe uguseka byose kimwe. Ariko Imana muyikomera amashyi we, Imana ishimwe. Bucya yashize iminsi irongera yigize imbere mba mbaye umugabo mbona unyemera mwana kandi bari barambenze. Ubwo se murasetse hari upata mwayo se bangujeho mwana kandi nge bambenze nawe utagira ngo bambenze nk'uko bakubenze. Nge yarampamagaye ndamusura musanga iwabo mu rugo. Ubundi iyo bakubenze uramuhamagara nakwitabe mwahura akagusuhuza atabishaka n'amakuru uri kugenda wakira ugakuramo akawe karenge. Ariko yarampamagaye ndamusura kandi ngenda nishimye kuko nagendaga kampa ibiryo kanyera n'igikoma nk'inywera. Najya gutagatoragura utuzi twisabuna katuma nkajya gufura kuko yabaga kwa nyirasenge ubuzima nari mbayemo yarabuze. Noneho mpamagaye ngenda nishimye mageze nzi ngo nongeye nariye najya ndeba igisoro cyabaga giteretse nkabona ntacyo, nareba teremuso yabaga iteretse nkabona ntayo, ahubwo nkabona ijisho ryahindutse. Ngiye kumva numva arampamagaye ngo ariko teuje mpita nikanga kandi ubundi yanyitaga sheri. Iyo bakubenze rero baguhamagara mu izina ariko teuje kuva twamenya nawe wari bwigurira ipantaro erega niwe mbaza wari bwigurira ipantaro ahita asubiramo ambaza gutyo rero nambaye ipantaro nawe n'umugabo upima ibiro 94 njye mfite 47 urumva yari imeze itese. Wakururaga ino protestantine ukatuhambiriza utugozi icyo gipano kwera kuri kiba kingana. Iyo kuri ino protestantine ugahambiriza ikirere cyangwa umugozi mushipiri iyi tizama amarinda nta yararimo nigenda kigenda kizunguza. Ndigeze njya kubwiriza i Bugesera akenda k'imbere ni mukazi se mwana kake nako n'umuntu wari warakanguburiye ndimo mbwiriza rero shiduka mbenge. Ubundi yari kamwe ujya muri dushe gukaraba ukahita ugakamuza isume cyangwa igitenge ukongera ukakambara. Mbonyemo abantu babizi mwana bahize bagira gute iyo ari kabukoresho system kubera gwari ugakamura gatose kagero kagakweduka. Nari nagiye kubwiza nagambire na ku ruhande ndimo mbwiriza shidukandi nagapfundikira gahambutse mitanga fatisha amaguru ati haleluya. Iyo nibeshya gatera intambwe kandi guca mu gipantaro kimwe kubera kuni ipantaro cyanganaga. None nambaye ikoti na karuvati na kumani umushumba mu bukwe yandodeye ikota buri rinkwira. Bafashe ibipimo ariko mana reka uzi ko nerekanwa iki gipesu cyahanga cyari kiri hano oya hagira umutayeri uzamura ikiganza avuga ngo tugabanye ishati n'ikora tukarigabanya. Hari umuntu ujya ugabanya ikora niyo bayishyira kuri taye ikora risigara rimeze gutya ritanga amahoro ya Kristo. Neno yifunze iki gipesu rero ahandi hose abari simuri iki gipesu kikahita kiza hano. Twavuye kure nshuti z'Imana twavuye kure. Mana ishimwe Mana ishimwe yamara ibikomere ikomara n'ibikomere bye maze kuba umugabo ibirasunitse mbyara kana kambere kagakobwa mita nkita niyo nshuti parfaite plamedi nanjye mita nitwa papa plamedi. Ibirasunitse mbyara kandi kagahungu mita nkita niyo nshuti parfait ansa mita mbona irindi zina mita nitwa papa ansa.
ndasunitse mbyara kandi kagahungu mpita nkita niyo nshuti Eme Hiro, mpita nitwa Papa Hi. Ariko mbariza ukwegera ngo amazina amaze kuba ngahe mwana? Imana ikomeza gusunika, igenda isunika. Muvuga ngo isunika, genda isunika. Ejo bundi nabyaye akandi kagakobwa kujuje amezi 9 gasanasi. Muzi kuntu nakise? Muvuga ngo bitubwiye murarize. Nakise niyo nshuti Shami Tess, ariko iryo nkunda ni Shami. Usigaye nitwa Papa Shami. Wa muryango Satani yibwiraga ko wazimye warashibu. Amashimeshyi ku Mana. Mana irasunika, itorero barakora kuri ku mudiyakoni gusa. Irasunika mbambaye mwarimu, irasunika mbambaye Pastor Theogene. Reka soze gusa Imana igira neza. Turibuka iminsi ya kera. Ejo bundi rero nibwo Imana injeho muri corona, ngiye nibwo nyitangira kurya. Murumva n'ubu ndacyavuga nihungabana, simvuga nk'abashumba, vuga ncuranwa nyine. Ntabwo nibwo ngivayo. Jabundi nibwo Imana injeho. Nibutse iminsi ya ryari Mana tuyiramburiye amaboko, ndababara. Nzarirangica burya nazaga inana arakuyeho, nibera mu nzara. Nzarirasa kuri nyicana n'umugore n'abana, kandi ndi pasiteri. Natwe bijya bitugeraho mwana. Wahita uvuga ngo si wahembwa gase? Narahembwaga ADEPR duhemba ibifaranga byinshi, ariko naratse avance sur salaire nk'abagabo. Ndavuga ati ubwo memberwa muri beka nanjye reka fata avance sur salaire mba ndayifa, njya kugura ikibanza nk'abagabo. Cya kibanza nacyo bakicisha mu muhanda hagati. Uvuge ngo shu, nta cyaha bakoze, ni ibikorwa rusange. Sinjye cyanyine n'abandi banyujijemo imihanda, nta cyaha bakoze. Kandi udafite ingwate imyaka barayikubika aba myinshi. Nguko ubukene bwakomanzi wanjye. Zara tuyiveho. Ejo bundi mu kugabanya abakozi wacu bahera ku batarize, nanjye ati shyucaho. None se ntakosa bakoze? Natandatu abanza yonyine nifite. Ya mbere ya jenoside, nyuma ya jenoside nese mbi mbobo, sinabona uko subira mu ishuri. Ubwo nabwo mba nciyeho. Uvuge ngo byari danje. Ngiye kumva numva telefone irampamagaye, ndayitaba. Uwo muntu arambara ngo ugira konte muri beka, ndikiriza. Undi se arambwira ngo yinyoherereze. Nari kuba nyimyima, hari icyo nagiragaho ngo barajyana ngo nabesikoro, mba ndayimuhaye. Ngiye kubona mbona message ya miliyoni 7 kuri telefoni yanjye. Nambwira ngo sanga mu mujyi, musanga mu mujyi. Baranyicaza, bari abagabo babiri bari kumwe n'umudamu umwe. Barambwira ngo turagukunda, ubuhamya bwawe bwaradukomeje. Igihe twari dukomeretse waratwubatse, watwigishije kubabarira. Tubabarira batwiciye, tumenya ko ibikomere bidakira. Hari ibikira n'ibidakira, ariko nibyo bidakira umwuka kwigisha ukubana nabyo iyo ukijijwe. Barambwira ngo twamenye akazi kahagaze, nidushaka kuzabona abana bawe basabiriza. Ayo mafaranga ubonye nayo kugura imodoka. Ndavuga ati muyime nzajya njya kwivugira ubutumwa. Ubwo iparitse hari abandi nabo bariyegeranya ngo gura ikibanza, ndakigura. Uzaho umuntu akubwira ngo wambabariye, caho mwana ngangika ntawe anwikiraga, caho. Uzaho umuntu akubwira ngo mukozi w'Imana namenye ko atagiye kubaka, wambabariye ukaza nkagwasi, muramubabarira cyangwa uyitujyayo. Bantu baranyubakira, inzu iruzura,
ubu nyirimo no mu rugo haparitse indi modoka niyo ngendamo, kandi si ibyo gusa itora irongera rirampamagara riri mu rwandiko rusubiza mu kazi. Ubwo se mwavuze ngo nabe Imana ibaha umugisha mwinshi. Ubu mbarizwa muri paruwasi ya Muhima, itorero rya Kamuhoza. Si n'ibyo gusa, ubu mbarizwa iyo ngiyo ubwo abashumba bahumvishe mu ishami ryo kurwanya ibiyobyabwenge. Nibutse iminsi ya ryari ya kera, nta handi byavuye mu gukorera Imana. Dushonje Imana iduhaye ibiryo. Mu nzu iwanjye mbana n'abasore 10 bavuye imihanda, kandi kubana nabo si imikino. Hari abaza ari abadanje, hari n'uwameruka kuzana isumba ahita yigira ikiragi kajya aca amarenga, kandi afite ubwe. Nabonye umuyobozi w'isumbana aracyahari, yagiye wine wanyakiye y'ishuri. Biba ariko bakeneye urukundo nabo. Mana irabireba. Ibyo byose Imana iyo ukoreye Imana ukiri mu isi, uretse n'ubugingo bihoraho, ariko biragukurikira. Shobundi nagiye kwigisha ahantu mu bishop witwa Minyoni, ndumva mujya mumwumva. Ahitamo itike y'indege nge n'umugore wanjye ngo muri East Africa Hotel shaki yariyo yose, ngo nyijyemo nyimaremo iminsi 3 ndyamye numva uko Yesu agira neza. Nari ifite abaturanyi imiryango igeze kuri 5, ifite abana 9 batarajya ku mashuri, ndayamwaka ndabarihira. Ubundi ejo bundi nibwo namujyanye Nyabihu agiye kwiga ubuganga, nabasubije mu mashuri bose. Imana itihagurutse umuntu muri Canada, araza arambwira ngo Imana iranzanye ngicyo ndi bukore sinkiza. Ageze iwanjye mu rugo muhaye ishami ngo amuterure, Imana itimutegeka ngo arihire umwana wanjye. Atangira kubaza Imana, ni muri iki cyumweru cy'igitambutse, atangira kubaza ngo uyu mwana w'amezi 9 ndamurihira amashuri, nzarindira imyaka 3 aba aribwo ntangira kumurihira. Umwuka aramusobanura, mwati genda ufunguze konte y'ubwishingizi umurihire. Ubu kuwa 5 kuwa 4 navuye gusinya muri Sanaramu, niko isigaye yitwa Sanaramu. Umwana wanjye primaire irishuriye, secondaire irishuriye, masters ubwo ni lisansi, masters azayiga muri Canada. Yasize asi. Ariko byavuye ahantu hadanje mwana. Katwisenge ubundi ndarenga ahangaha. Witahire na Rwasa yakinnye muri filime nyinshi kuva mu 1998 ubwo yabyinjiragamo nk'umwuga. Yatangiriye kuri filime yitwa 100 Days cyangwa se iminsi 100 yakozwe n'umwongereza Jack, igatunganwa na Eric Kabera, igakinirwa ku Kibuye. Muri 2003 nabwo yakinnye mu yitwa Sometimes in April yakozwe na Raoul Peck, wanakoze filme ya Patrice Lumumba. Nsanzamahoro kandi yakinnye muri filme Operation Turquoise, A Walk with a Lion yakiniwe muri Kenya, ndetse na Shooting Dogs ivuga kuri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, by'umwihariko ikagaruka kubiciwe muri Eto Kicukiro. Nsanzamahoro cyangwa se Rwasa kandi yikoreye filime ze zinyuranye zirimo n'izamamaye hano mu Rwanda nka filime y'uruhererekane yacaga kuri televiziyo Rwanda yitwa Sakabaka,
ndetse na Rwasa ariyo yaje kumwitirirwa bitewe nuko yakinaga. Abantu benshi bari bazi ko ngo ari umuhehesi nk'uko yigeze kuganira n'igitangazamakuru kimwano mu Rwanda akabitangaza, avuga ko imico yagaragaraga akina muri filime atari ko yari ameze mu buzima busanzwe, kuko yitwaraga nk'uko filime yanditse kugira ngo akine neza inkuru ya filime abashe no kunezeza abamukunda ndetse n'abamukurikira. Deni cyangwa se Rwasa ni umwe mu bantu bakurikirwaga cyane ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane kuri Instagram, kuko niwe munyarwanda wa mbere wujuje abamukurikira 100,000 mu ntangiriro za 2016. Icyo gihe abenshi rwose bari batarajya no kuri Instagram, abastar benshi bari bwo wenda bakinatangira kujya kuri Instagram, ariko we mu Rwanda niwe wenyine wa mbere wabashije kuzuza 100,000 by'abamukurikira kuri Instagram mu ntangiriro za 2016. N'abarimo kubagira benshi babagira muri 2018, 2019, aho abantu bose batangiye gukangukira gukoresha imbuga nkoranyambaga. Deni apfuye yari amaze iminsi mike akorana na The Main irimo abahanzi nka Safi Madiba, Marina Quincha na Jay Polly, ariko yari amaze iminsi asimbujwe nyuma yo kugaragara ko ubuzima butari bumworoheye. Uretse kujya muri sinema kandi, Deni Nsanzamahoro yakoreye kuri Radio Flash FM kuva mu mwaka w'2004 kugeza mu mwaka w'2010, aho yakoraga mu biganiro nk'imboni y'umuguzi, Flashback Sunday n'ikiganiro cya Kigali Top 20 cyanyuzagaho indirimbo 20 zigezweho ziganjemo n'iz'abahanzi nyarwanda. Deni Nsanzamahoro yitabye Imana atararushinga. Icyakora mu biganiro yagiye agirana n'ibinyamakuru binyuranye yakunze kwemera ko afite umwana w'umuhungu nubwo atigeze yifuza kumugaragaza mu itangazamakuru.